uyu muntu wanjye ugize gutya uramukanguramo inkuru cyangwa uyime. Jesus! Yenari Ndahiro Valens papi. Ipyiko amara n'urwagashya birifatanyije. Amaguru nayo akoze ikimenyetso cya vi. Run. Nk'uko mubibona aha tuzindukiye ni mu muhanda. Ibi mubona inyuma yanjye ni ibigori, hejuru hakaba ibiti. Iyi nteruye mu ntoki nayo ni mikrofone. Ikintu kituzindukirije aha ngaha tuje gufata amakuru cyangwa se gutara inkuru ku kibazo gikomeje kuhavugwa cy'ubuyobozi budashaka ko abaturage batanga amakuru nimuve imbere ya televiziyo yanyu. Nk'uko mubibona ni umuturage dufashe. Uratuhereza inkuru ku ngufu cyangwa nawe tu? Reka nta nkuru yanjye naba. Ariko nawujya atwemereye kuduha inkuru rwose nta kintu tumugeze. Ikibazo tugufitiye uyu munsi turi kugenda tubaza n'abandi baturage, turashaka kumenya ibibazo muri kano gace mwaba mufite ariko mwabuze ukuntu muvuga ngo bikemurwe. Ego komanda sinijoro papa kangwiza ukuri rero muri quartier yacu ni ikintu cyitwa ibibazo nk'ijana na kimwe. Kangwiza ukuri batutwara ku twabaze itangaza amakuru. Reka ngwiza ukuri icyambere nako papa muri quartier nta kibazo na kimwe kirimo. Nk'uko mubyiyumviye ibyari ibibazo igihumbi bise binuka nta kibazo na kimwe kirimo. Base tukubaza ikindi kibazo. Oya uramenye nta kibazo kimwe kize muri no quartier uramenye uko nigendera uramenye pe akashwe. Nk'uko mubibona umuturage atwimye amakuru atubwiye ko atari no kumva ikinyarwanda mubyirebera. Mugume imbere ya televiziyo yanyu turakomeza dushakisha amakuru yo muri kano gace. Nk'uko mubibona uyu ni umuturage ushaka kuduha inkuru. Iyi telefone yawe urayibona ari uko umaze kuduha inkuru. Iyi nkuru urayiduha kugira ngo ubone fone yawe. Okay ndabayibona ari. Atwemereye kuduha inkuru ariko fone urayibona nyuma. Ikibazo tugufitiye turi kugenda tubaza n'abandi baturage, turi kugenda tubabaza ku bibazo mufite ariko mwabuze uko muvuga ngo bikemuke. Hano wowe wabuze nk'ibihe? Hano muri mudugudu hari ibibazo byinshi. Umva icyambere. Ejo binagiye kubaka inzu mu batani. Umuyobozi w'umudugudu bwe anyiyakira amafaranga 100. Amabati abiri baze. Amabati abiri ubwo umuntu yamfite ku buryo yayubakisha ari gusabwa 100. Si ibyo gusa natanze mituweli ubwo bagaruka inyuma baza kunyaka andi mafaranga mituweli. Byo numva bishoboka. Ibyo bintu ni ubwa mbere mbyumvise aho umuntu yishyura ubwishingizi mu kwivuza kabiri. Si ibyo gusa biracyahari ibibazo baragufata bakagufunga bakuziza ubusa. I am finished. Aha hantu ni byoroshye rwose ngo gufungwa ni ibintu byoroshye cyane kurusha kwitsamura. Tubwira ibindi bibazo sasa. Nta kibazo reka nta bibazo bihari rwose. Mituweli itangira kujya abayobozi baradufasha rwose nta kibazo. Baradufasha nta muntu ujya ufungwa. Amaze imyaka 10 hano muri quartier nta n'umuntu ujya ufungwa. Ibihumbi 100 watubwiraga. Nta bihumbi 100 ntabyo rwose. Reka rwose hapi ntabyo. Ibibera ahangaha biratangaje. Abantu bakomeje kwisubira bakavuga ibintu tutumvise mbere. Mugume imbere ya televiziyo yanyu turakomeza tubakusanyiriza iyi nkuru kugeza tugeze ku musozo wayo.
mubibona How many times would they tell? atwemereye kuduha inkuru urayiduha atwemereye kuduha inkuru nta kintu na kimwe tumugeze ibyo mwabonaga byose mwabirotaga ikibazo tugufitiye uyu munsi turi kugenda tubaza n'abandi baturage turi kubabaza ku mpamvu cyangwa se ibibazo byinshi mwaba mufite mutabona uko mubwira abayobozi banyu twebwe ibi bibazo dufite muri mudugudu ni byinshi twari twarakubuze twaragushakisha no twarakubuze ubu ngubu ubwo tugiye kuguha amakuru yose ku murongo kandi neza kandi kwije kuri byose birarara bikibuze uko mubyumvise ngo yari yarambuze ariko mu by'ukuri nta nubwo yagerageje kunshaka ibibazo mufite ni ibihe ubu ni ukuvuga ngo twatanze mituweli amafaranga tuyaha mudugudu amafaranga yarayariye ibintu byose mudugudu rwose mudugudu yaratubangamiye turajya kwa muganga ngo na mituweli twatanze kandi mituweli twarayitanze ubwo rero mudugudu ni ukumushaka neza tukamuzana amafaranga anayashyira nk'uko mubyiyumviye ashinze ubwame n'ahangaha atubwiye ko umudugudu waho ari kasha ngo afite uburyo abigenzamo amafaranga yo kugura mituweli akayaguramo inzagwa uwo mudugudu watubwira ko ameze gute nk'abantu tutamuzi ngo nitumubona tuzamenye ko ari we dore n'uyu nguyu tubangamiye rwose dore n'uyu nguyu nk'uko mubibona uyu mugabo afite telefone mu ntoki iri yambaye n'ikote hejuru akagira ka ordinaire ukuntu uyu mugabo mubona namwe mwakomeje kugenda How many times would they tell? yaramuteye njonogo yari yigize kapowera marana ariko nta kibazo ntacyo amukozeho wa mugabo we tukubaze ko wakomeje kudukurikirana kuva kare bimeze gute je mbakurikira se reka nta mwanya wanyu nabona nabuze ibyo nkora se nabo naje no kwita mu nka zanjye n'amahene yanjye mu mirima yanjye n'urutoki ntabwo mwanya wanyu mwabana mwe ntabwo nk'uko mubyiyumviye ashinze ubwamene mu ijwi ryuzuyemo agasuzuguro kenshi atubwiye ko adashobora kudukurikira komeza utubwire bya bibazo byawe ibibazo bya mbere dufite muri mudugudu nabaye amafaranga yanjye 10,000 yo kuzamura yarayanogona yose yarayariye da bazikinira kuri uyu mudugudu ikigaragara cyo ntago yoroshye nibyo byonyine ibibazo bye aranadufunye no mureba umuyobozi afashe akaboko arakanaga yigira nka tetiri yarashatse gukubita n'umunyamakuru uyu muyobozi none ibyo bintu byanyu murimo numva muvuga namwe niba uri n'umunyamakuru ntabwo mbizi niba urimo gukora ibikindi bagushinze ka kazi ko kwamagara umuceri se cyangwa atangiye kubihindura ibintu byo kuntera ubwoba ugatinyuka umwana nk'uyu nta kintu azi bebe amakuru umwana ufite umutwe ungana gutya abaho ubwo ntabwo ari umutwe izi nizo ya myungu tubwire na bya bibazo bindi ibibazo bye birahari Jesus nk'uko mubibonye oya papi urimo urarota wowe ukora ibintu bitari byo jya mu rugo utekereze neza ubundi uko bigaragara aha hasi ndahabona umuntu uryamye bigaragara ko ashobora kuzabyuka nka nyuma y'amezi 6 wa muyobozi we ibintu ni bibiri uyu muntu wanjye ugize gutya uramukanguramo inkuru cyangwa uyime inkuru zibe bukuru iyo ngiyo ari uzaje kuzitarira cyangwa uzigenda uzibaze mu banyamakuru iyo za Kigali mba numva ntago bishoboka ubwo ashobora kuba azi ko kuba ari muyobozi ngo bituma atama inkuru ariko urabekera ubusura yima Run. yenari ndahiro Valens papi impyiko amara n'urwagashya birifatanyije amaguru nayo
ariko se n'umuwe kuri kurira wabaye nta muntu wanze gukora sapu yanze kuyikora se ndabona yanze gukora narayitwe wayikoze